Mwaramutse. Good morning. Bernadette rwose yantwariye umwanya. So time has gone. Ariko byavuze ni byiza. Ibyinshi nanjye nibyo nashakaga kuvuga. So my fellow has explained much of my testimony. Ndatanga ubuhamya nyine ku giterane cyabayeho ku wa mbere. So I'm also to give the testimony about the conference of Monday. Naragitangiye ndanagisoza. So I was there on time and I ended. Jewe ku giti cyanjye ntago byari binyoroheye kubwo uko niyumvaga. So I was not feeling well. Ariko mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga. But through the word of God there is power. Ubwo bavugaga ko dukora protokole, So ndetse twari twapanze nabo dukorana, ariko ku bwanjye numvaga ntari bubikore. So I was in the team of ushers, but on my side I felt as that I will not work with the others. Rero naje guhabwa ijambo ry'Imana. So I was given the word. Ni muri Yosuwa ibice 13. It is written in Joshua chapter 13. Guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa gatandatu, ku wa gatanu. It is from verse 1 to verse 5. Pastor wa hansomere. Yosuwa ibice 13. Yosuwa ashaje ageze mu zabukuru, Uwiteka aramubwira, turashaje ugeze mu zabukuru, ariko hasigaye ibihugu byinshi cyane bikwiriye guhindurwa. Igihugu gisigaye ngiki kirimo ibi bihugu, iby'Abafilisitiya n'iby'Abanyageshuri byose, uhereye ku kagezi Shihori kari imbere ya Egiputa ukageza mu rugabano rwo kuri Ekuroni ikasikazi, habarirwa Abanyakanani, kandi abatware 5 b'Abafilisitiya naba. Dusoma umurongo wa 5. N'igihugu cy'Abagebari n'i Labanoni yose herekeye iburasirazuba, uhereye i Barigadi munsi y'umusozi wa Heromoni ukagezaho i Hamati harasukirwa. Yesu ashimwe. Mbere yuko wa mbere ugera, iri jambo nararihawe. So I was given this word before Monday. Ahari Imana yabonaga ibiri mu mutima wanjye ko ntacyo nshoboye. Probably God saw that I'm unable. Maze iminsi cyangwa igihe kirekire niyumvamo uburwayi. So I felt a sickness for a long time. Ubwo burwayi ni isereri yamfashe, nkajya nzengerera cyane, nkumva no guhagarara byanga. So I used to be dizzy until I failed even to stand. Ubwo pasiteri rero yadusunikiraga gutegura iki giterane harimo na protokole, nanjye nari mbihagazemo. But by the time pastor pushed us to partake in this conference, even having the protocol team, nubwo maze igihe kirekire mbikora, ariko nashakaga abantu babikora, nubwo nabijyamo ariko hakagira ababikora. So even if I'm familiar with this, I had a mind to organize and find those who can do, but I take rest. Ariko maze guhabwa iri jambo, ubwo ahari Imana yabonaga Yosuwa nawe muri we arimo acika intege. So but after I was given this word, I came to see maybe God saw Joshua was discouraged. Imana yaramusanze iramubwira ati, urakuze, ugeze mu zabukuru, ariko hari imirimo ikiri imbere yawe ugomba gukora. So God approached Joshua and he spoke to him, you are old, it is true, but there are so many works ahead to be done by you. Narabyakiriye mbigira ibyanjye. And I received this word as mine. Numva ko ngomba gukorana n'abaprotokole,
kandi ibintu bikagenda And neza. I was convinced to work together with the ushers. Rero ndashima abo twari kumwe twakoranye uwo murimo. So I thank those who worked with me in that field. Nawugizemo imbaraga zidasanzwe. I was strengthened amazingly. Kandi nukuri nabo twari kumwe byagenze neza cyane, nabonaga rwose biri ku murongo. Even my fellow were happy, and even we did our duty well. Nta handi nakuye rero izo mbaraga, nakiriye iri jambo ryinjira mu mutima wanjye, ndakora byarinze bigeza nimugoroba rwose turangiza. So nowhere else I found the strength apart from this promise I received, and from morning to evening I was fine. Buriya ijambo ry'Imana dusoma, haba ari igihe cy'isezerano rya kera, haba ari ry'ubu ngubu, byose ni ibyacu. So the word of God we do always read, either Old Testament and the New Testament, they are all written for our sake. Ni ukuri nubyakira ijambo ry'Imana ryuzuye imbaraga nyinshi. Surely if you receive this word, it contains much power. Igihe nabikoraga rero numvaga ya sereri ntabwo nzi aho yagiye. So the time I joined the others serving, I could feel no dizzy anymore. Narakize. So I was healed. Naho naba nkiyumvamo ariko ndabihamya ko nakize. So even if I feel somehow strange, I'm convinced that I was healed Kubw'imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. by the power in the word of God. Rero reka nsimbuke njye ku giterane nyamukuru. So I will jump to the conference itself. Abaririmbyi mwaririmbye neza. The singers were amazing. Nukuri cyitabiriwe n'abantu benshi. And even the attendance was very, very good. Benshi ku buryo iriya sare yari yuzuye. So the hall was about to be filled. Noneho tugeze n'igihe cyo kurya, naribazaga ngo ese buriya aba bantu bari burye bose bakwire. I was somehow worried about the time of lunch. I was wondering where will be enough food for this big number. Reka mbabwire byose byarateguwe. So let me tell you, everything was prepared. Ijambo ry'Imana byose byarateguwe nta kibuze mu Mana. It is written that everything is prepared. Haba ari ibyishimo twarabyakiriye. So whether joy we received. Impinduka zabaye nyinshi haba kuri jye ndetse n'abakitabiriye n'ubuhamya mwagiye mwumva. So the changes occurred either from me, even all attendees, as you listened different testimonies. Rero umushyitsi mukuru yibanze ku guhirwa k'ubuzima. So the main speaker mentioned about the prosperity of life. Abishyira mu bintu bitatu bikenewe ku guhirwa k'ubuzima. And he made everything in brief, that it requires three things. Hari nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, hariho gutekereza cyane. So as my fellow mentioned, first is to think deeply. Mbere ya byose ukwiye gutekereza byimbitse. First of all, we have to deeply thinking. Hariho guhatana ariko kugira umutima ukomeye. Challenging, which is having the strong heart. Hari no guhuza imbaraga mubo muri kumwe cyangwa bo mubana bose. Even cohesion means to share or being connected. Rero reka mbabwire turahiriwe cyane ku bw'itorero ryacu. So and I can tell you that we are so much blessed because of the church. Ibyo pasiteri ahora bitwigisha kenshi. And even our pastor always preaches about this fact. Nanjye nahuye n'ibibazo byinshi muri ubu buzima. In this life I met so many problems. Ariko kubwo nagize pasiteri, nagize inyigisho ziturutse mu mushumba mu mugaragu w'Imana cyangwa umushumba wacu, nahinduye imyumvire. So but by the lectures I could always listen from our pastor,
even the church, I changed my mind. rero n'abari bahari bose bagiye abo twaganiriye baravugaga bati ibi bintu ntibisanzwe ahubwo kubera iki batashyiraho ishuri. So, and the visitors whom I met, they said, these lectures are so amazing. What if you make a class, or you make the school which teaches only this? Abo navuganye nabo bariya b'Isango Star. So I had an interview with the Sango Star. Ahari bashobora kuba batinya kubegera ariko je barambwiye ngo wowe ubamenyereye wababwiye bagashyiraho ishuri ryabyo. Maybe they are afraid of our pastor, but they spoke to him through me saying, what if he establish the school? Hari umumama nawe nari natumiye araza kandi ubona ko ari umuntu uzi kazi ibintu byinshi ariko yavuye aho ngaho avuga ati kuki banyimye umwanya wo kubaza. So and there I invited one mom who thinks she's smart, but that time she went back complaining why they didn't provide the time to ask some questions. Ati nashaka kubaza ngo kuki ibi bintu byihererana mukabigira umunsi umwe gusa. So and the question was, why do you hide this and just share with the people once? Ati muzababwire bashinga ishuri batwigishe uburyo bwo guhindura imyumvire. So please you ask them to make a school and then they teach us regularly how people can change their mind. Kanezera cyo pastor arabyumva kandi Imana izabimushoboza. And I think pastor is understanding and God will enable him to make a class. Rero twarishimye n'abitabiriye bose. So we're all happy together with attendees. U Rwanda rwose ruzakizwa. And we believe all Rwanda will be saved. Hanyuma kubwo n'iri jambo twahawe imbere yacu hari byinshi bigomba gukorwa. And as this word in Joshua says, ahead of us there are so many things to be done. Twarakurikiranye tujya ni Kabuga. So we also went to join the Kabuga conference. Imbaraga ntari mfite zose Imana yazinshyizemo ni Kabuga ndagenda. God filled me with the power and I joined the Kabuga session. Ni Kabuga ni good news. And that church is also a second good news church. Hari benshi ni good news ya kabiri. So there was many. Ni ishami ryacu. It's like our branch. Rero nabo baranezerewe cyane. They were so happy. Nagira ngo mbabwire abataje rero mwaracitswe ariko ubutaha ntimuzabure. And those who were absent, I want to tell you that you missed many things. Nakuyemo imbaraga nyinshi n'impinduka nyinshi. I received much power and the changes. Yewe numva nabwira abashumba bacu ntimukajye mugeraho munsiga rwose imbaraga ndazifite. So and I ask my pastors to not leave me behind because I'm still young. Imana ibahe umugisha. Amen.